ba nyakubahwa bayobozi mwese muri hano, ba nyakubahwa bayobozi b'inteko nshinga amategeko, ba nyakubahwa ba minisitiri, abanyamabanga b'igihugu, banyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, reka nangire mbashimira uyu munsi. Ndatekereza ko bafunguye kandi bari kwiga, twongere n'ibyumba by'amashuri, nizere ko ubucucike twabonaga mu mashuri butazongera kandi hazagerwaho ireme ry'uburezi twifuzaga. Akaba ari naho mboneye kubwira abanyarwanda kongera kwubahiriza neza ingamba zo kugira ngo turwanye iki cyorezo cyashegeshe isi yose muri rusange. Ku bijyanye n'umutekano uracungwa neza, abawushinzwe ntibasinziriye, uretse ibibazo twagiranye muri uyu mwaka n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu n'imibare yagana mu majyepfo, ariko ndatekereza ko kigiye gukemuka. Ni muri Congo, igihugu duturanye hirya, twafatanije rugikubita. Ndatekereza ko ibijyanye n'umutekano akaba ari ntabwo uzamutse haruguru mu majyaruguru yacu, naho ni utubazo duke na duke ariko tugiye kuzakemuka. Nibutsa abanyarwanda gucunga umutekano ubwabo, kuko igihugu ni icyabo, ni icyacu, nitwe tuzi aho cyavuye, nitwe tuzi aho kigeze. Ni ngombwa rero kugira ngo tukirwanirire. Reka rero nsoze nshimira mwebwe mwese, abayobozi, abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ubwitange mukomeje kugaragaza mu kwirinda iki cyorezo. Mbabwira ni musoze umwaka neza kandi mu mahoro. Murakoze.